Uhera mu gitondo ufite umubabaro, izuba rikarenga ugifite agahinda, utekereza kenshi ugasuhuza umutima, ufite byinshi ubona wabuze uko ugenza. Jya ufata umwanya wiherere maze usenge, sukamakanya y'umutima imbere. Haleluya. Amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe inshuti z'umusaraba. Nukuri Imana ibaha umugisha kubwo gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuvuga ngo wirekeshwa gusenga n'imyanzuro yafashwe, cyangwa se wirekeshwa gusenga n'ibyemezo byafashwe birwanya gusenga. Reka dusome hano mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 6 umurongo wa 36. Haravuga ngo nibagucumuraho, kuko ari nta muntu udacumura, ukabarakarira ukabahana mu babisha babo, bakabajyana ari imbohe mu gihugu cya kure cyangwa icya hafi, ariko bakisubiramo mu gihugu bajyanywemo ari imbohe, bagahindukira bakagutakambira bari mu gihugu bajyanywemo, bavuga bati twaracumuye, tugira ubugoryi, dukora nabi. Nibakugarukira n'umutima wose n'ubugingo bwabo bwose bari mu gihugu bajyanywemo, aho bajyanywemo ari imbohe, bagasenga berekeye igihugu cyabo wahaye ba sekuruza, n'umurwa watoranije, n'inzu nubakiye izina ryawe. Aka kantu kumva. Nibakugarukira n'umutima wose n'ubugingo bwabo bwose bari mu gihugu banyagiwemo, aho bajyanywe ari imbohe, bagasenga berekeye igihugu cyabo wahaye ba sekuruza, n'umurwa watoranyije, n'inzu nubakiye izina ryawe. Ujye wumva gusenga kwabo no kwinginga kwabo uri mu ijuru, ari ryo buturo bwawe, ubabarire abantu bawe bagucumuyeho, ubakiranurire ibyabo. Reka dusome no muri Daniel igice cya 6 umurongo wa 11. Haravuze ngo maze Daniel yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi, asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Yesu nashimwe. Nje kubabwira ko nta mpamvu igomba kubaho, nta mwanzuro, nta terabwoba, nta bintu na bimwe bigomba kukubaho ku rwego rw'uko bikubuza gusenga. Nta bintu bigomba kukubuza gusenga uko byaba bimeze kose. Hano Daniel yari i Babuloni, kandi yari mu bayobozi bakuru. Hanyuma ejo twari twaganiye uburyo yasobanuye iby'ikiganza cyari kiri kwandika ku rusika. Ririya joro uriya mwami witwa Belushazari, Imana yamubwiye ngo ubwami bwawe ndabunyaze, mbugukuyeho mbuhaye Abamedi n'Abapersi. Hanyuma icyo gihe iryo joro bwafashwe n'Abapersi, buyoborwa n'umwami witwa Dariyo. Nubwo ubwo bwami bwari buvuyeho, kandi aribwo Daniel yakoreraga, ariko Daniel we ntabwo yigeze abura ubuyobozi. Ndagira ngo mubwire ko ingoma z'abami zizashira, ubutegetsi bw'abantu buzarangira, ariko ubutegetsi bw'Imana ntabwo buzigera burangira. Murabizi ko iyo ubutegetsi kenshi buvuyeho bukavanwaho nabi, usanga n'abantu bari baburimo kenshi bagubwa nabi, bagahigishwa uruhindu. Ariko Daniel we nubwo ingoma yari arimo ari umuyobozi, yari ihirimye,
ariko ntabwo yari mu bantu bahigishwa uruhindu, ahubwo umwami yamugiriye neza. Uyu Dariyo ngo amaze gufata ubuyobozi, ngo yafashe igihugu cye akigabanyamo intara 120. Arangije ngo izo ntara aziha abatware, ariko ngo yari afite n'abatware bakuru 3 bagombaga kumufasha gukusanya imisoro n'ibintu byose kugira ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko ngo umwami ngo yibwiraga kwegurira Daniyeli igihugu cyose, ngo kuko umwuka mwiza yari kuri we, ngo ntabonekwemo n'amafuti cyangwa se amakosa ayo ari yo yose. Yesu nashimwe. Ndagira nkubwire ko kubana n'Imana bigomba kugushyira ku rwego rw'uko usa na Kristo, kuko ijambo ryarambwiye ngo Yesu yageragejwe muri byose ariko ntabwo yigeze akora icyaha. Daniyeli rero mu nshingano ze ngo ntabwo yajyaga agaragarwaho n'amakosa, nta mafuti, nta buntu by'ubuturiganya, nta manyanga. Daniyeli yari inyangamugayo. Daniyeli ntabwo ari kumusanga mu bagore, Daniyeli ntabwo ari kumusanga avugwaho ngo kurara mu kabari, Daniyeli niwe ari kumusanga yijandika muri za ruswa, Daniyeli niwe ari kumusanga yijandika mu bintu by'ikene wabo. Daniyeli yari inyangamugayo ku rwego rw'uko umwami ngo yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Bino bintu byo gutonesha Daniyeli rero byatumye bamugirira ishyari. Ubu impamvu bamugiriye ishyari, iki gihugu cyari gifashwe vuba, hari abantu bari barakirwaniye abansiye kumbata, hari abantu barwanye kugira ngo bafate iki gihugu. Hanyuma ntago bumvaga ukuntu Daniyeli uraho w'umusivire utarigeze arara amajoro ngo arare mu ishyamba arwanana nabo barya ubusa, azamurwa ku rwego rw'uko umwami ajya kumuha igihugu. Ni umunyagano, si umumedi, si umuperse, ntiyarwanye. Ibyo bintu byatumye bamugirira ishyari. Noneho ngo bamaze kumugirira ishyari, ngo bashaka dosiye bamwegekaho, bashaka amakosa bamurega mu byerekeranye n'akazi yakoraga, barayabura. Bashaka ikosa, bashaka ifuti, bareba ku gukererwa basanga Daniyeli arubahiriza igihe, bareba mu gutanga raporo basanga raporo za Daniyeli nta wapfa kuzikoma mu nkoko, basanga Daniyeli babura ahantu na hamwe bamurega, babumuraho ifuti. Ariko ndagira we ngo nkubaze, ubu ahantu uba ubu bashatse kukwiyenzaho bakuburaho ifuti? wowe wase wigenzuye wakwiburaho amafuti? Ariko Daniyeli ngo bamubuzeho amafuti. Ngo barangije bango rero Daniyeli tugiye kumutegera mu mategeko y'Imana ye, kuko Daniyeli yazeye ubu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi bwari bufite ibigirwamana byinshi. Aravuga rero Daniyeli tugiye kumutegera mu mategeko y'Imana ye. Wowe bagutegera he? Birababaje ko waba uri umurokore bakagutega indaya bigakunda, bakagutega ubusinzi bigakunda, Imana ni ukuri gushyigikire kandi gushoboze, ugomba kuba uri inyangamugayo, nta mafuta kuboneka. Hanyuma ngo baraterana, baravuga ngo bajya inama, baravuga ngo mureke tufate Daniyeli, turabizi ntago ajya asiba gusenga. Ntago ajya asiba gusenga. Ngo barangije baravuga ngo mwami, baraterana banoza inama, baragenda babwira umwami ngo mwami nyagasani uragahoraho, ngo twebwe turebye uburyo ufite icyubahiro, uburyo ukomeye, twemeje ko mu minsi 30 nihagira umuntu usaba indi mana ikintu cyose atagisabye umwami, uwo muntu azatabwe mu rwobo rw'intare. Kubera ko kera bano bami babaga ari abami Imana, bakaba ari abami bakaba n'Imana. Hanyuma baravuga ngo none ubitereho n'akashe. Umwami abyumva ibyo bintu ntacyo bitwaye, akubitaho kashe. Ijambo rero riravuga ngo Daniyeli amaze kumenya ko umwami yateyeho kashe, haleluya,
Daniyeli ngo amaze kumenya ko umwami yateyeho kashe, ngo arazamuka ajya iwe, amadirishya arayakingura yerekeye Yerusalemu, ngo akajya asenga 3 ku munsi nk'uko yari asanzwe agenza. Yesu nashimwe. Hanyuma tugiye kureba ni iki cyatumye Daniyeli atareka gusenga, kandi yari abizi ko amategeko y'Abamedi n'Abaperse atajya kuka. Ibyo babaga bemeje ni ibyo. Daniyeli uretse no kuvuga ngo bamwirukana ku kazi, uretse no kuvuga ngo iki, yari azi ko amenyo y'intare amutegereje. Kugira kandi ngo urebe ko Satani ategura, ngo izi ntare barazishonjesheje. Daniyeli ibi bintu byose yari agize gute? Yari abizi. Ariko Daniyeli nubwo yari abizi, ntabwo yigeze agira ubwoba ngo agabanye ibihe byo gusenga. Kandi nta nubwo Daniyeli yongeye ibihe byo gusenga, ahubwo yakomeje gusenga nk'uko yari asanzwe agira gute? Asenga. Nagira nkubwire ngo ugomba gusenga, ibibazo byaza bikagusanga usenga, umunezero waza ukagusanga usenga. Si byiza ko ujya gusengeshwa n'ibibazo. Daniyeli yarakomeje asenga nk'uko yari asanzwe agira gute? Asenga. Ikintu rero cyatumye Daniyeli akomeza gusenga, ntacike intege, nuko Daniyeli ngo yari afite umwuka mwiza, ngo hari umwuka mwiza wari kuri Daniyeli. Daniyeli kubera kuba umunyamasengesho, akaba mu bihe byiza byo gusenga, yajyaga asenga amasengesho. Ubundi Daniyeli yajyaga asenga amasengesho yo gusenga no kwiyiriza ubusa kandi y'iminsi myinshi. Daniyeli yajyaga afata amasengesho yo gusenga buri munsi isaha, akaba afite amasaha yagennye ajya gusengeraho. Nyine ibihe bye byo gusenga byari biri ku murongo. Rero ibi byatumye agira umwuka mwiza, uyu mwuka w'igikundiro, agira umwuka w'ubwenge. Ibi bintu rero by'umwuka mwiza wari kuri Daniyeli, by'umwuka wera, uyu mwuka wera wari muri we, niwe wamuteye gukomeza gusenga nubwo amategeko yari yasinye. Ikindi, kuri Daniyeli gusenga ni ubuzima. Kuri Daniyeli gusenga byari ubuzima. Bivuze ko kudasenga kuri we byanganaga n'urupfu. Byanganaga n'urupfu, kuko buriya umukristo udasenga apfa mu buryo bw'umwuka, agasigara ahagaze agenda, ariko mu buryo bw'umwuka yaragize gute? Yarapfuye. Mbese Daniyeli kumubuza gusenga kwari nko gukura ifi mu mazi ukayijugunya ku musozi, ni ugupfa. Daniyeli mbega gutakaza ibihe byo gusenga kuri we byanganaga no gupfa. Niyo mpamvu kumubuza gusenga n'ubundi byamunganaga no kumwica. Niyo mpamvu atigeze avuga ngo reka. Yesu yaravuze ngo umuntu ukunda ubugingo bwe kubundi utisha azabubura. Daniyeli rero ikintu cyatumye akomeza gusenga ni uko muri we gusenga byari ubuzima. Byose nk'uko inyamaswa ziba buriya ntabwo wafata imbogo ngo uze kuyororera downtown ngo uyijyane mu mujyi, ntiyahaba, ntabwo byayikundira. Rero uko niko Daniyeli ntabwo ari kumukura mu bihe byiza byo gusenga ngo bikunde. Ikindi, Daniyeli we ubwe yari yarisobanukiwe, amenya uwo ari we. Yari yaramenye isoko yibye ahituruka, yamenye ko isoko yibye byose iva ku Mana. Yamenye ko awubwe n'ubugingo bwe n'umwuka we, yamenye ko byose bituruka ku Mana. Kandi Daniyeli kuva ageze i Babuloni, ibintu byose yabonye yari yarabibonye kubera gusenga. Muribuka Daniyeli bazana ibiryo, yarabyanze kubera ari umunyamasengesho. Muribuka mwami arota inzozi bakabanga abanyabwenge barabica, Daniyeli yarazisobanuye kubera gusenga. Yagiye icyo gihe amaze kuzisobanura, umwami yahise amugira umukozi waguma ibwami. Ako kazi nako yari akabonye kubera iki? Gusenga. Ahangaha naho kwa Darius yaragejejweho no kubera amasengesho. Rero ikintu kiba kigoye
ni ukubona ahantu wagejejwe n'Imana bakubwira ngo itandukanye n'Imana kugira ngo uhagume, kandi Imana ubwayo ariyo yahakugejeje. Rero Danieli yari azi ko akazi ke, ubuzima bwe, umwuka wera afite, izina ryiza, Danieli yakoreye Imana kugeza ubwo mu ijuru bamwita umugabo ukundwa. Yari azi ko igikundiro afite, kubaho afite, yari azi ko byaturutse ku Mana. Niyo mpamvu rero ibintu yakuye mu bihe byiza byo gusenga ntabwo wagombaga kumukura mu bihe byiza byo gusenga ngo bikunde. Ikindi, Danieli yari yizeye Imana. Danieli yari yizeye Imana. Nagira ngo mubwire ko ntabwo twizera Imana kuko ibibazo tugiye kugwamo twabonye abantu Imana yabikishije. Danieli birashoboka ko atari yarabonye umuntu Imana yakijije amenyo y'intare, ariko Danieli yari yizeye Imana. Yari yizeye Imana. Hari umuntu yavuze ngo naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, avuga ngo Yesu ampa ibyo nkeneye byose ndamahoro. Rero Danieli yari yizeye Imana kwibasha kumukiza, kandi akumva ko naho itamukiza nta kintu cyayimukuraho. Haleluya, Yesu ashimwe. Rero ndagira mubwire ko nawe ugomba kwizera Imana. Uko byakomera kose ugomba kwizera Imana. Ndagira ngo mubwire ko hari imyanzuro myinshi izafatwa kugira ngo ikubuze gusenga. Hari amategeko menshi azashyirwaho kugira ngo akubuze gusenga. Kandi reka nkukurire inzira ku murima. Mu bintu isi izaguha, ntabwo izaguha umwanya wo gusenga Imana by'ukuri. Kubera ko mu mategeko y'isi, mu mategeko y'abahanga, ntabwo bajya bashyiramo umwanya wo gusenga muri kalendari. Bakwereka ko ubyuka ukore siporo, urye, ugire gute. Mbese abahanga bakwepana n'ikintu bita gusenga ntabwo bakigukangurira. Ntabwo wabona radiyo zafashe umwanya ngo zize kugukangurira gusenga. No, ibyo bintu ntabwo uzabibona. Rero ndagira ngo ubwire ko amategeko y'isi hari igihe azakubuza gusenga. Atari uko leta yasinye itegeko, ahubwo amashuri twiga, aho tunyura, nta hantu badukangurira gusenga kugira ngo tube successful. Sibyo? Rero hari na leta zibuzanya gusenga. Ibihugu byo muri Aziya ntabwo wabijyamo ngo uvuge ngo uzanye ibintu ngo byo gusenga ng'ibikino. Ibyo bintu nta mwanya bifite. Ushobora kugira akazi kakakubuza gusenga pe. Usanga ngo bagukoresha iminsi 7 kuri 7, bagukoresha ugataha wananiwe. Urumva ku rwego rw'uko ugira akazi kuvuga ngo nta muntu wasengera muri kano kazi. Mbega ukagira akazi kakakuboha kakakubuza umwanya wo gusenga. Ndagira ngo nkubwire ko kandi iyi si ukuntu ari mbi, iyi si kunyaga umwanya wo gusenga, ariko ikaguha ibintu bisimbura gusenga. Igihe wari ufite cyo gusenga rwose, isi izakwiha umwanya wo gusenga, igusigira wo kureba amamace n'amafilime n'amakomedi, ariko umwanya wo gusenga bizawutwara. Kandi igituma iwutwara ni uko ibizi ko ari byo bintu byaguhuzaga n'Imana. Ikindi, buri iyi si rwose gushakira ibintu bisimbura gusenga, ugasanga hari ibintu by'umuntu bya hobbies abantu barimo. Usanga ngo ndi muri gym, ngese ngo kutakiboneka mu gusenga, ngo ndi muri gym, ngo imitsi imereye nabi, ngo ndi muri gym. Ugasanga undi ngo hari agaseri ndi kureba, usanga agaseri nako kakubujije igihe cyo gusenga. Ngo hari Champions League, ngo hari imipira iri kuba, ugasanga nayo yakuraje amajoro n'urimo urasenga. Ni ibintu byinshi ngo bagutumiye mu mapate mu biki. Ibyo byose nyine bikakubuza umwanya wo gusenga. Kandi n'ingorane zo muri ubu buzima, ubukene, ubupfubyi, ibibazo, Satani aba ashaka kubiprofita kugira ngo akwereke ko Imana nta n'icyo yakumariye, bituma ureka kuyisenga.
kandi ikindi hari n'igihe ugera mu bisubizo rwose pe mu masezerano y'Imana yavuze, ariko ngo ufite akazi kenshi, ngo umaze kugira inshuti nyinshi, ngo umaze kugira amadosiye menshi yo kurebaho, ukava ku kazi ukagera n'akazi utahana mu rugo ukagakomerezayo, mbese ugasanga umuntu ntago akibona umwanya wo gusenga, sibyo? Ngo nubatse urugo, ngo ndita kuri sheri, ngo ubu ngo twarabyaye, umwanya wo gusenga nawe ugasanga urabura. Ubu ngo hari connection ngo z'abantu mfite ngo bakomeye, umwanya wo gusenga ukabura, sibyo? Umuntu ngo yabonye akazi, ngo bamuzamuye, ngo yagiye ku grade runaka, ngo hari rank afite, ngo kandi abantu bafite iyi rank ntibagaruka mu charge. Mbese isi igerageza kukwereka rwose ko ibintu byo gusenga bitakubereye, bitanakenewe, ariko ukwiye kunesha ibyo byose, ukwiye kubitsinda, ukakomeza ukaba mu bihe byiza byo kugira gute, byo gusenga, kubera ko Imana niyo soko y'ibintu byose duhura nabyo. Haleluya. Umuntu witwa Yobu, Satani yashatse kumunyaga ibihe byo gusenga, aravuga ngo rwose ntibikabeho, aravuga ngo kugeza ubwo zapfa sinzikoraho kuba iki inyangamugayo. Rero Daniyeli basinye amategeko amwerekeza ku gihano cy'urupfu, aravuga ngo ariko njyeweho kugira ngo ndeke gusenga, n'ubu ndetse gusenga naba mpfuye, aravuga ngo kugira ngo ndeke gusenga napfa. Buriya iyo wigeze kugera mu bibazo, aravuga ngo uyu mubiri wanjye numara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri. Aravuga ngo ndetse amaso yanjye amarwa n'urukumbuzi. Ni ukuvuga ngo kuba ibibazo bije n'intambara zije ntabwo bigomba kukwereka ko ugiye kuzimu, ahubwo ugomba gukomeza kwiyegereza Imana, Imana izakugirira neza. Hanyuma rero ni kukubwira ko nta myanzuro igomba kubaho, nta teka rigomba kubaho, nta kazi, nta sheri, nta biki, nta kintu na kimwe kigomba kubaho ngo kigutandukanye n'ibihe byiza byo kugira gute, byo gusenga. Dusengane Imana, kugira ngo dusengane wowe wari ufite wajya kubona ibihe byo gusenga, ariko ukaba warabiretse kubera impamvu zitandukanye. Ufite akazi, umurana ryari, ariko mu bantu tuganira twabonye ko ahantu hose wahasengera Imana ikakumva. Rero mureke dusenga, reka dusengane wowe utagisenga, ubona gusenga biciriritse cyangwa ubona warabuze umwanya, mbese sinzi ibintu byakubujije gusenga cyangwa byagabanyije ubusabane bwawe n'Imana, kubera ko buriya gusenga ni ubusabane tugirana n'Imana. Nagira ngo dusengane, ariko ndakubwira ngo ntuzacikwe n'igice kiri bukurikireho tuganira uburyo Imana yagiye yiyereka Daniyeli. Ngaho reka dusenge, ariko ufata umwanzuro bibihame, Yesu ashimwe, bibihame kuri wowe utagomba kubaho udasenga. Mana nziza, Mana ishobora byose, Imana yo kwizera, Daniyeli ntago yigeze areka gusenga kuko imyanzuro yafashwe. Daniyeli ntago yigeze areka gusenga kuko ibintu byakomeye, ahubwo yarakomeje arasenga. Sengera rero na mwene data kugira ngo umufashe akomeze asenge, nubwo intambara zaza, nubwo ibibazo byaza, akomeze asenga kwikomeza. Byose ku murongo bikugoye, Imana iragukundana.